Tugiye kurebera hamwe urutonde rw'ibintu ndetse n'amagambo umuntu mwashakanye cyangwa se mukundana ashobora kuvuga n'icyo asobanuye. Aya magambo menshi muri yo ntazakinisha kuyakubwira ngo umugwe amahoro niyo yaba ari kwikinira. Ntuzamworohere natusha na gato. Twese tuvuga ibintu bidasanzwe cyane cyane iyo turi kugira ibyo tutumvikanaho, ariko hari ibintu tutagakwiye kujya twihanganira igihe tubibwiwe n'abo dukunda, kuko hari ibintu biba bitemewe ubundi. Ese nawe umuntu mubana cyangwa se mukundana ajya kubwira amagambo agamije kukubabaza, agamije kukumwaza se, cyangwa se gutuma wiyumva nk'umunyamakosa, ajya atuma wishidikanyaho ku buryo ugera naho wibaza niba utari umusazi ahubwo. Ibyo ndagira nkubwire ko ari ibimenyetso bitukura kandi impuruza mu rukundo, ku buryo umuntu ubundi aba agomba kutazongera kwihanganira kubyumva no kubibwirwa ukundi, cyane cyane numara kumva iki kiganiro. Njyewe nawe turarangizanyije n'iryo jambo rya mbere duhereyeho. Buriya abahanga mu by'imibanire bemeza ko gukinisha, guhagarika umubano ufitanye n'umuntu runaka ubundi atari ibintu byiza. Niyo waba ubishaka bavuga ko ubwo atari uburyo bwiza bwo kubikoramo. Uburyo bwiza ni ubuhe? Hari ubwo uba ushobora kuba ufite icyo utari kumvikanaho n'umuntu, ukajya kumva ngo n'ubundi byose ni amakosa yawe. Uwo mukunzi wawe ukubwira gutyo, hari ikintu kibura muri we, kubera ko mu mibanire ubundi ntabwo ikosa aba ari irya runaka. Gutungana urutoki rero si ibintu bizima ngo umuntu umwe aba yatinyuka gushinja undi. Uri umusazi ukumva kubajije gutyo. Ubundi umwunganizi wawe mu by'amarangamutima ntabwo yagakwiye gutuma wiyumva nkaho hari ikintu kitameze neza muri wowe. Nutangira gushidikanya ku bwenge bwawe kubera umukunzi wawe uwo mwashakanye se, uzamenye ko byarengeje urugero. Hari irindi jambo abantu bakunda kutubwira. Iryo jambo ni uri gutekereza ibintu bidahari, uri kwimagine, niko bavuga. Iki gihe bizakubwire ko umwunganizi wawe ashobora kuba adakunda ibintu uri kuvuga, uvuga, ukora cyangwa se wizera. Hari n'ukubwira ngo uri gukabya, ni irindi jambo. Koko rimwe na rimwe hari ubwo dukabya, ariko mu marangamutima ubundi ntibibaho. Umuntu mukundana cyangwa se mwashakanye aba agomba kumva ko utabasha kugenzura amarangamutima yawe ku bintu runaka. Niba wumva ko hari ikintu yakoze akaba yarengereye, aba yarengereye nyine, aba agomba kukumva. Nakubwiye ngo ibi ni ibintu abantu dukundana nabo cyangwa se twashakanye nabo batubwira cyangwa se badukorera, kandi ubundi batagakwiye kubigerageza na rimwe. Nawe uragoye. Iryo ni irindi jambo. Ubu ni ubundi buryo abantu dukundana nabo bakoresha bashaka kudusebya, kutwerekana nk'abantu b'ikimwaro cyinshi. Ibi nubibwirwa uzamenye ko ushobora kuba witwaye mu buryo butangiza umwunganizi wawe mu rukundo cyangwa se uwo mwashakanye. Ariko wibuke uba ugomba kugaragaza ibintu bitagushimishije mu rukundo. Unsaba byinshi ukarenza. Iryo naryo ni irindi jambo. Hari igihe uba usaba byinshi pe, nyamara kwifuza no gukenera byinshi ni ikimenyetso kimenyesha ikindi kintu gikomeye cyane. Iyo tugeze mu marangamutima mu rukundo wiyumva gutya, bivuze ko hari ibintu runaka udahabwa kandi ubikwiriye, cyangwa se mu kimwe ufite ihungabana. Ibyo tutabyitayeho, mu gihe umwunganizi wawe yumva ko umusaba ibirenze, uba ugomba kubimuganizaho mu buryo butuje. Iyo utabikoze gutyo, aba ashobora kuzabikoresha nk'intwaro akurwanya mu gihe muri mu mpaka runaka. Narakubwiye, ni irindi jambo. Umuntu mukundana nakubwira iri jambo, uzamenye ko ushobora kuba uri kunyura mu bihe bigoye. Niyo wowe waba utari kubyemera cyangwa se uri kwikomeza wibwira ko bimeze sawa, hari igihe usanga tudashaka kwemera ibihe twagezemo. Ikibazo kiba gisigaye iki gihe, haba hakenewe umuntu ubikubwira kureba mu maso. Iki gihe rero kiba cyageze kandi aba ari ikimenyetso. Narakubwiye n'iryo jambo. Ariko ashobora no kugira ati, ese wowe nta kintu na kimwe ukora neza? Ubundi ku bantu bakundana ibi ntabwo byemewe na gato, kuko usibye kukubabaza gusa
bizatuma wumva uri nk'umuhombyi neza neza. Ikibazo kiba gisigaye ni ukwibaza niba ushaka kugumana n'umuntu cyangwa se no kubana n'umuntu utuma wumva nta gaciro ufite. Ese ufite ikihe kibazo? Iryo ni irindi jambo rizatuma wumva wishidikanyijeho kandi wibaza ku gaciro kawe. Ntabwo iri jambo ryibasira uburyo wigirira icyizere gusa, ahubwo n'ubuzima bwo mu mutwe hawe burangirika. Ese uri ikigoryi bigezaho? Are you that stupid? Iri jambo iyo uryumva kenshi cyane birangira ubaye umuntu udashobora kuvuga no gukora ibintu by'ukuri ushaka bya nyabyo, wibwira ko urimo kugerageza kutagaragara nk'umuswa cyangwa se ikigoryi imbere y'umukunzi wawe. Ibi rwose nubibwirwa ntuzamwihanganire. Ariko ndakubujije, ntiwambare iyo myenda. Ubundi umuntu wenyine wakagutegetse ibyo wambara ni ababyeyi bawe, cyane ko baba bakurera. Impamvu ni uko wari ukiri muto kandi utarakora ku rwego rufatika, utifatiragaho umwanzuro nk'umuntu mukuru, nyamara ufite uburenganzira busesuye bwo kwambara ibintu ushaka kandi ukunda. Wenda yaguha igitekerezo, ariko kukubwira ati no kugutegeka ngo ntiwambare ibintu runaka, oya rwose. Nawe wigeze wisanga ahantu umuntu akakugenera ibyo wambara? Mbwira muri komenti ubuhamya, ni iki umukunzi wawe yagukoreye ukumva arakabije. Mwibuke mukande like kuri iki kiganiro, mukore subscribe kuri channel yanyu twabakoreye, nibwo muzajya mubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi kandi by'ubwenge. Njye nitwa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa. Umuntu twakundanaga yakabaye ankorera ibintu wowe uri kunyima. Iki gihe uri kugereranwa n'abakunzi be ba kera, kandi ntabwo byemewe mu buryo byakorwamo byose, haba mu buryo usa, ugaragara, uteye n'ibindi. Niba uwo bakundanaga ari we ufite agaciro kukurusha, kuki batakiri kumwe none? Utuma numva nshaka kugukubita, uri gutuma numva nagushyiramo urushyi. Umuntu nakubwira ko azakwica, uzabifate nk'umuburo, ntabwo aba ari gukina. Umuntu wese ukubwiye ko yagukorera ikintu kibi kirimo gukubitwa n'urugomo, ntuzakine n'ayo magambo. Ntuzongere kwihanganira umuntu wawe akubwira ibyo ngibyo. Nyuma nkubwira ibintu by'ubwenge. Iyaba wankundaga wakagize uko. Iryo naryo ni irindi jambo. Wakanguriye telefone nziza, ni urugero. Iki nicyo kintu umuntu ushaka kugukoresha ibintu udashaka ashobora kukubwira. Iki gihe bizakubwire ko uwo mukunzi wawe, uwo mwashakanye se, ari gushaka kugukoresha ikintu udashaka gukora. Ni byiza gucunga cyane hano, kuko ntabwo uzapfa kubibona. Ariko hari irindi jambo ryiza, iryo nta rindi ni uranyuzuza. Mu by'ukuri ntabwo urakara ko bumaraye, kubera ko ntabwo wakuzuza umuntu mu by'ukuri. Ariko nakubwira gutya, uko biri kose ari kukubwira no kukwereka amarangamutima yakomeye agufitiye, cyangwa se akaba afite umubabaro yifuza gukira. Uko niko ndi nyine, nuko nyine ugomba kunyakira. Ibi ni ibintu bibi cyane kandi ni ukwitwaza udakwiye umuntu ashobora kukubwira no kuguhereza igihe yitwaye nabi. Ubundi buri muntu aba agomba gufata inshingano z'ibikorwa bye n'amakosa ye. Gufata akabyitirira imico ye ni ukwigiza nkana. Ariko kandi ntabwo ujya ubikora, cyangwa se buri gihe ukora ibintu runaka. Ibi bintu ubundi ntibibaho mu buzima, mujye mubireka mu rukundo. Ubundi ntibibaho ko wakora ibintu runaka buri gihe, cyangwa se ngo uhore udakora ibintu runaka. Aha aragushinja amakosa, ariko kandi uribuka cya gihe. Iri jambo ubundi ribanziriza ibintu bibi cyane, ikintu kitagenze neza. Ubundi iri jambo rikunda gukoreshwa umuntu ashaka kugarura ibintu bya kera mu buryo bwo gutuma ukorwa n'isoni ndetse wumva ufite amakosa. Ariko nawe jya kura. Akenshi usanga nubwo twaba turi kwitwara mu buryo dukoreshwa n'amarangamutima yacu, ariko ntituba dukwiye kwitwa abana kubera izo mpamvu. Gufata uko witwaye undi akabinganisha n'ubwana rero ni ikintu tutagakwiye kwihanganira na gato. Hari n'ukubaza niba utahindura akazi ukora.
ati ese ubundi nta kandi kazi wakora? Ushobora kumva ibi bintu nk'ibisanzwe, ariko ibi ni ibintu bishegesha urwego wiyizereragaho. Umuntu mubana, umukunzi wawe, igihe adaha agaciro akazi ukora, ibi bizakubwire ko ashobora kuba adaha agaciro imyanzuro yawe ufata. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gutuma wumva utishimiye ibintu wahisemo gukora. Ese umunsi wowe wose wiriwe ukoze iki? Iri ni irindi jambo, iri rigira aho rihura n'ibyo tumaze kuvuga. Ibi rwose ni ibintu bidakwiye kandi by'umwanda kubibwira umuntu mukundana cyangwa se mwashakanye. Nakifuje kuba ntarahuye nawe. Ngiki kimwe mu bintu wabwira umukunzi wawe kikamubabaza bikomeye, cyane ko atari n'ukuri. Umukunzi wawe ashaka kukurakaza ariko nta mpamvu n'imwe yatuma umubwira ibintu nk'ibi. Aya ni amagambo ashwanyaguza umutima. Hari no kubwira ati kuba naramenyeye nawe ryari ikosa rikomeye. Ibi bizakubwire ko yicuza kandi mu byo yicuza urimo. Iyi nteruro imwe yonyine ishobora gutuma wiyumva nkaho ari wowe muntu mubi mu bari ku isi. Nakifuje ko wakagenje nka kanaka. Buriya kukugereranya n'abakunzi be ba kera ni bibi, ariko nanone no kukugereranya n'abandi bidasigaye. Wowe uri uwo uriwe, ntabwo uri uriya wundi, kandi ntuzigera uba n'undi muntu. Noneho hari ubihuhura ati ibi byashoboka ko ari nayo mpamvu umukunzi wawe wa kera yagusize. Umuntu wese uzakubwira aya magambo azaba agamije kukubabaza. Mu by'ukuri iki ni ikintu kibi cyane kibabaje ushobora kuvuga no kubwira umuntu. Ibyo ngibyo byo simbifitiye umwanya. Burya umukunzi wawe yakabonye umwanya. Ibintu niba ari ingenzi kuri we biba bikwiriye attention ye. Kubyihunza nkaho ari ibintu bitari iby'umumaro ntabwo ari ibintu byiza. Ariko ndakwanga. Urwango ni umwanzi w'urukundo. Akenshi bivugwa mu bihe by'umujinya, ariko iki kiri mu bintu bibi cyane bifite imbaraga ushobora kubwira umuntu ugukunda. Ariko nanone hari ijambo ngo ntabwo nabasha kugumana nawe. Iri ni irindi jambo umuntu mukundana atakavuze na gato bititaye ku buryo yaba yarakaye. Ntabwo rifite imbaraga n'uburemere kandi ndakwanga, ariko riryana kubi. Mugenzi wawe yasaga neza iri joro. Reka iryo abe ryo dusorezaho. Nubona umukunzi wawe yatangiye gukururwa n'uburyo inshuti zawe rwose zimeze, gira amakenga. Umukunzi wawe ashobora kuvuga neza uburyo inshuti yawe yagaragaraga, ariko atabikoze mu buryo bw'amarangamutima akomeye. Ngibyo ibyo ari bigize ubutumwa bw'uyu munsi. Bifuza ko mu bitekerezo no kunsaba ingingo nagukoreho mu buryo bw'ibanga. Nomero ya WhatsApp ngiyo ni 0782621130, ndetse email yacu yo ni montagne-tere@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho ntabwo dutsinda kubasubiza. Inshuti bakunzi bacu, turishimye ko mugumye gukurikira Tele Montagne Rwandaise. Ikiganiro nta tugisoreje. Iki kiganiro wagikunze manuka munsi y'video wandika ijambo rya riti duhereze ibindi. Nanjye ndashyiraho agatege, ndongeramo agatege, dushobora kohereza ibiganiro byinshi byiza kandi bibigisha buri munsi. Ku cyaruri cyanyu ahagana iburyo niho hari ibiganiro birenga 500 bindi wareba byiza. Mwibuke mu birebe, mwibuke mu press subscribe. Birihutirwa.